ubwo imyaka 18 irashize 18 irashize ku muntu washatse ubikunze kandi iwabo w'abakuru hararyoha hararyoha sibyo iwabo w'abakuru hararyoha imyaka 18 igashira koko nta muntu wo kukuba hafi ibyo bintu wabyitwayemo gute cyangwa hari ukuntu reka nkubwire rero musubire inyuma gato umugabo wawe n'ubundi amakuru mfite ngo yaguciye inyuma birakubabaza utarigeze utekereza ko kumuca inyuma abayeho yumva ko mu buzima bwe natabona umugabo umuha amafaranga atari bubeho n'ubuyede narabukoze kugira ngo abana banjye babeho urumva mba muri ubwo buzima mvuga ngo sinshaka umuntu uzansuzugura avuga ngo dore wa mugore utagira umugabo ise ntiyigeze asubiza amaso inyuma ngo avuga ati narakoze ikosa icyo ni kimwe icya kabiri kuba narakoze ikosa ariko nshobora no gusubira inyuma nkafasha abana banjye ntabwo yigeze abikora ntabwo yigeze abikora kuvuga wenda ngo yasubira inyuma agafasha abana kareba uburere bw'abana nta byabayeho baratandukanye none utugeso agira kuko nariyakiriye byararangiye kabadamu benshi bangana abantu babaca inyuma sibyo ko ari n'umwanda ariko ni umwanda nta n'umwanda rwose ariko ugiye ku wundi mugore n'abagabo b'imbesire njya numva ngo yagiye ku mukozi we wo mu rugo barabikora reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu u Rwanda abari mu burasirazuba uburengerazuba amajyaruguru ndetse n'amajyepfo abari mu mujyi wa Kigali mwese ni mugubwe neza cyane reka dusuze kandi abanyarwanda mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'isi mu mahanga ibyo mukora byose Imana ibyongeremo umugisha wayo komeze mugubwe neza reka mbwire umubyeyi nimba utarazigamira umwana wawe muri ejo heza wawe uriho wibagirwa ikintu cy'ingenzi kandi gufunguza konti muri ejo heza ukoresha telefone yawe aho ukanda akanyenyeri 56 ugashyiraho urwego ugakurikiza amabwiriza bagenda baguha iyo konti rero niyo gushyiraho udufaranga two kuzigamira abana bawe kugira ngo ejo habo hazagende neza cyane ndi kumwe n'umubyeyi mwiza w'uruhanga ruhanganye ubuhanga kumureba no kurarama amaboko yameze nk'imitozi ivuruga amata
mubyeyi tuguhaye ikaze ku Mwana TV. murakoze cyane. urakomeye cyane, urashima Imana. ndashima Imana. n'abantu bake bose ntabwo ari abantu bake bose. hari ukuntu gukunda abantu hagira n'uwiyamamaza ngo ayobore abandi ugateraho kano kantu akangaka ariko banyerekera ko ndiho mvuga ako kaba gasobanuye ko hari abantu bake wikundira. bari hehe? mu mutima. ku mutima. yes. umeze ute? ndaho ndashima Imana. tugushimire natwe kuba twakiriye ku Mwana TV. yego. hano mu rugo rwawe. nayo ntagiye mvuga ngo uruhanga rwawe ruhanganye ubuhanga kukureba ni ukurarama. utangira gukubita igitwenge. waruguwe neza. nari nguwe neza. ariko kuki abadamu bakunda imitoma? ukavuga umutoma ukabona arizihiwe aragaseka n'inyinya akayikwereka. rega abamama dushaka amagambo meza aryoshye aturuhura umutima. kandi nubwo waba ugeze ahandi uvuga ati agasatsi kamaze kuba uruyenzi, wavuga uti sha ubwiye uti mukecuru dore urasa n'irirenga mukecuru. yakwizihirwa. wow. ariko ngira ngo nta muntu udakunda umutoma. umutoma uba mwiza. siko buriya niyo uri kwa muganga, muganga akakubwira ati humura mugore mwiza urakira. humura nubwo urembye urakira. mbese amagambo yose umuntu akubwiye yakubwira neza, akubwiye mu mutima mwiza, wumva ko uruhuye umutima. ahita kuruhura. wow. ni byiza. reka tubwire abantu batajya bavuga neza rimwe na rimwe ugasanga nk'ubwo zarawe niyo ugiye mu isoko n'umucuruzi akakubwira ati mukiriya mwiza rwose ni karibu kiriya, niyo yaba afite ibintu bibi ujya kubigurira icyo kubera ineza akubwiranye. kandi nubwo yaguhenda wakemera ugapfira iryo fiyeri. fiyeri ukaripfira. ijambo ryiza ngo ni mugenzi w'Imana. yes. reka wibwira abadukurikiye ku Mwana TV. nitwa Nsabimana Marie Claire. ndi umumama w'abana 2. yego. nkaba ntuye mu majyaruguru. yego sha umumama w'abana 2. aho niho tugiye kwanzikira. amaze kumenya ko uri umubyeyi urera bidasanzwe kandi ukarera abana uri wenyine uyu mumoja. niko mu Giswahili babivuga. ndagira ngo udusangize buno buzima bwo kurera wenyine. kandi hari abantu bajya bavuga ngo umugore mwiza ntukarare umugabo. nubwo turi no guseka ariko turagira ngo abantu ubaganirize. hari ababyeyi benshi usanga uburere bwabo bugerwa ku mashyi cyane cyane iyo batari kumwe nk'umugabo n'umugore. rimwe na rimwe bakavuga ngo umwana ni uw'umugore, umugore ngo ntarera. rimwe na rimwe batuka umwana ngo apfa ngo ni icyanyina, ngo ni icyana cy'umugore. abana bawe ukaba ubarera neza kandi bakaba bageze igihe cyo kubashyingira. mvuge gutya, umuhungu yabona umukwe, yabona umugeni akakuzanira umukazana, umukobwa akakuzanira umukwe. urumva ko ibintu tubihinduye byiza cyane. reka udusangize ino shusho, byagenze gute kugira ngo abe ari wowe urera wenyine kandi urere neza? murakoze. nk'uko natangiye mbibwira, ndi umumama ufite abana 2. kuba rero mbarera nanjye ntabwo ari uko nari nanze kubarerana na se, nuko habayeho impamvu zo gutandukana. turatandukana, murabizi muri iyi minsi ya none ingo z'iki gihe uko bimeze ntabwo byoroshye. ubwo rero iyo ibintu byanze, aho kugira ngo abantu y'amakimbirane bahora batubwira, uzasanga umwe yahemukiye undi, njye nahisemo kwigendera, mfata abana banjye njya kubarera. ujya no gucumbika? njya gucumbika. natangiye ari urugamba rukomeye cyane, kuba nta kazi, urera abana 2,
mbese nta bushobozi ukodesha. Ikintu nakoraga byari ibintu byoroshye, atari ibintu vuga ngo bifatika ku buryo umuntu yabikoramo akabasha gutunga abana, kubarahahira, kubarihira ishuri, kubagaburira, kubambika, nkakodesha n'ahomba. Yego bambi. Ariko ibyo byose Imana yabimfashijemo kandi mbyitwaramo neza kugeza aho bageze. Ikintu naharaniraga cyane kuko hari abantu najyagamo nawe ukabona mudamu niba umugabo amutaye agiye kwiyandarika, niwe urara mu tubari yasinze, abayeho yumva ko mu buzima bwe natabona umugabo umuha amafaranga atari bubeho, mbese ubuzima bwe akabutega abagabo cyane ku bagore beza noneho basa nkawe bikaba akarusho. Akumva ko ubuzima bwe agomba kubutega abagabo. Icyo ngewe rero nicyo narwanije, ndavuga abana banjye ngiye kubaha uburere buturutse mu maboko yanjye, nta muntu nteze ngo aramfasha, ntavuze ngo ntegereje umugabo runaka uri buze kundeba kugira ngo abana banjye babeho. Ibyo ndabirwanya, ngwanya irya jambo bavuga ngo bari abana n'abana b'umugore. Iryo jambo niryo narwanije, ndavuga nzabaharanira, nzakoresha ibyo nshoboye nshishuro n'ubuyede narabukoze kugira ngo abana banjye babeho. N'ubuyede narabukoze kugira ngo abana banjye babeho, aho kugira ngo umuntu ansuzugure ngo nagiye mu bagabo, yansuzugura ko nagiye mu buyede, kandi numva icyo kintu atakidasuzuguritse nakoresheje amaboko yanjye. Dusubire inyuma gato, umugabo wawe n'ubundi amakuru mfite ngo yaguciye inyuma, birakubabaza utarigeze utekereza ko kumuca inyuma cyane rwose. Icyo kintu nicyo twapfuye. Watwinjiza muri urwo rugendo n'ukuntu wabimenye cyangwa ntushaka kubivugaho? Oya, reka mbigire ibanga. Reka mbigire ibanga ne kubivuga uburyo byaje n'uburyo byatangiye. Reka mbigire ibanga ko niyo mbyibutse numva binshesereje. Oya ntacyo. Uti rero bajya baca n'umugani ngo wibahetsa abayigisha wo mu mugongo, wanga kugira uburyo bwo kuba wakitwara gutya ngo babana bawe batadeviye umurongo ushaka ko bakurira bagenderaho. Ubwo narwanya urwo rugamba, nibura ahantu ku ishansiye cyangwa ku muturage runaka uri kubakisha, nkagenda nkafata ikarayi nkikorera. Bari kumena beto, nkagenda nkikorera abana banjye, nkabacina inshuro abana bakabaho. Umwana yanjye ndabyibuka ari ahantu barimo bakotera, njya gukora ikiraka, bakotera igipangu, njya gukora ikiraka, nahakuye ibihumbi 30. Ibihumbi 30? Nahakuye ibihumbi 30 byonyine. Ndavuga rero ibihumbi 30 mbonye, reka ngira icyo mbibyazamo, ko nabonaga ubuzima ndimo. Uyu munsi nagiye mu nzu, nabuza yo kwishyura, baransohoye n'abana banjye, umva birambabaje. Ndavuga rero reka nanjye ngira icyo nkora. Ibyo 30 narabifashe, njya mu isoko, njya kurangura inyanya, karoti, intoryi, shaka nkajya ntandika mu muhanda, nkacuruza inyungu mbonyemo, nkagura ibirayi by'abana cyangwa ubugari, nkatahana abana bakarya, kwishyura ishuri, nkapfa kubishyurira byoroheje, ntangira urugendo rw'ubuzima gutyo. Mbaho ariko nkagendera kuri ya nshingano ivuga ngo sinshaka ko abana banjye bazitwa abana b'umugore. Yego disi. Nkakoresha uko nshoboye, kandi nkumva ko badashobora kurarikira ikintu kandi nkiriho. Nkavuga mujye munyurwa n'ibyo mbahaye. Urumva harimo wari mukuru we namubwiraga kumva. Mubwira mwana wanjye ubuzima nuko bumeze, bwaraduhindutse, ntukararikira icyo utagomba kubona, icyo nguhaye ujye unyurwa nacyo. Muto we hage nabaga muhetse, urumva nta kibazo, umwana muto ntabwo agorana. Wari ufite ikibazo n'uwo mukuru. Nkamwigisha rwose, tukaganira, nkamubwira ukuntu ubuzima bwaduhindukanye, agomba kugendera ku cyo muhaye, atagomba kurarikira iby'ahandi. Ejo nkabona nungutse 18 irashize. Irashize 18, imyaka 18 irashize. Nkabaho, ndabasha kubagurira imyenda, ndabasha kubagurira inkweto, kandi nanjye ubwanye ndabasha kwigurira igitenge. Cyane kosa neza kabisa. Roza neza pe.
urumva mba muri ubwo buzima mvuga ngo sinshaka umuntu uzansuzugura avuga ngo dore wa mugore utagira umugabo. Reka ahubwo turebe ubwo imyaka 18 irashize. 18 irashize ku muntu washatse ubikunze kandi iwabo w'abakuru hararyoha. hararyoha sibyo? iwabo w'abakuru hararyoha. imyaka 18 igashira koko nta muntu wo kukuba hafi. ibyo bintu wabyitwayemo gute cyangwa hari ukuntu? Reka nkubwire rero biriya bitekereza umuntu uri mu munezero. Yego bambi uri mu munezero uvuga ngo umwana wanjye ejo baramwirukana mu ishuri, yabuze inkweto zo kwambara, yabuze n'igihumbi cyo kumugura bodaboda, wabuze n'amafaranga 500 yo kugura ibirayi ngo arye, utangira utekereza ibindi. Ibyo nibyo abantu bari mu munezero badamaraye, nta n'umutima wagira. None subu reka subiza amasi inyuma. Abana barakuze kandi bakomeje kubarwanaho. Wenda twavuga ko umwana akesha acuka kuri nyina ari uko byibura n'abashinze urwe uvuga uti wa mugabo uraho. Ariko noneho reka turebe urwo rugendo. Ise ntiyigeze asubiza amasi inyuma ngo avuga ati narakoze ikosa, icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuba narakoze ikosa ariko nshobora no gusubira inyuma nkafasha abana banjye. Ntabwo yigeze abikora. Ntabwo yigeze abikora kuvuga wenda ngo yasubira inyuma agafasha abana. Ntabwo byabayeho. Uburere bw'abana nta byabayeho. Kuva mbese ubwo nahaguruka muri urwo rugo abana bagiye ku mutwe wanjye. Ubwo se noneho nibaza abana rero ubaganiriza gute? Cyane ko hari abadamu nabo shaka kuvugira ati mwabana mwe rero gasopo kuri so ntimukamuvugeho ntimukagire gute. Ubaganiriza gute kuri papa we muri iyo myaka yose bagiye byitwaramo gute? Uyu abana urumva abana n'abamarayika. Ntabwo nababwira ngo ntimugacike muzacike kuri papa wanyu nubwo yampemukiye, ariko nisi yarababyaye. Nisi we nuko nabo wenda umutima ntawo bagira bitewe nuko babona ntacyo abafasha, ariko bavuze ngo mama tugiye kureba papa, ntabwo nababuza kuko nisi nubwo yampemukiye ariko nisi yarababyaye. Ese uwo mugore watumye habaho intandaro kugira ngo mutandukane niwe bakomezanyije cyangwa nawe yaramwanze ashaka undi? Nawe yaramwanze ashaka undi. Oyada yaramwanze rwose, ntabwo ariwe bakiri kumwe, baratandukanye. none utugeso agira zikaba hitse utugeso rwose. Mungu wangu we. Noneho reka turebe rero, ntabwo se icyo gihe wenda wasubiye inyuma nkuko byari bikubabaje kubabara nibyo, ntabwo ntigeze atera intambwe ngo avuga ati mugore wanjye mutemba cyushyu mutereka amata ruhanganye ubuhanga nkundira wo gaheka wo kabyara we ngusabye imbabazi kandi ndapfukamye njyamo n'ubutipe bwinshi butera ivi, ntabwo yigeze aza ngo akubita ivi hasi avuga ati rwose ngusabye imbabazi pe? Nyine tukimara gutandukana we yarampamagaye, arampamagara arambwira ngo nimubabarire ibyo yakoze ntazongera n'ibiki, ariko ku makuru nari mfite kandi nibyo ngewe niboneraga, ngewe ninjye wanze ndavuga byararangiye namaze kwiyakira, reka nkomeze ubuzima bwanjye nawe ukomeze ubwawe, ntabwo nshaka kongera kubabara kabiri kuko nariyakiriye byararangiye. Kabadamu benshi bangana abantu babaca inyuma, sibya ko ari n'umwanda. Ariko ni umwanda, nta n'umwanda rwose. Ariko ugiye kundi mugore n'abagabo b'imbesire njya numva ngo yagiye ku mukozi we wo mu rugo barabikora abagabo yibwa baragirana kare. Sorry bagabo bageze bagiye muramba bari ubundi mbwa n'agasimba kaba mu rugo rw'abantu, ariko ni ikigereranyo. Yovuga ngo shangu kari shangu urimbwa sha, ariko vraiment ntago bikwiye kuko umudamu nkawe uko nkubona ntabwo vraiment umuntu akwiye kugira irungu muri kumwe pe. Ariko komera. Kana no nkubaza utubazo dukeya. Yego.
hanyuma tugane ku musozo. Ngushima cyane kuba wemeye kuduha ikiganiro kuko tuba dukeneye iyo ubona abana ari abantu bazana amanota meza kandi ukumva abantu barabashima ati abana bo buriya mugore ati ni imfura batandukanye cyane ko ubwo mbere yuko ninjira hano numvise ko abana bo muri kano gaca benshi bagiye batwara inda cyane b'abakobwa n'abahungu bakazitera nyine. Ariko noneho reka turebe ubwo wowe utandukanye n'umugabo wa kandi uri mwiza pe ku bintu bigaragara uri mwiza ngira ngo abadukurikiye ku Umwana TV bari kukubona. Tuvugisha ukuri ko ntubeshye abantu subwo wowe bagiyeho ati wa mugore we rero dore ugize ibibazo umugabo waraguciye amazi kandi uri umuntu usobanutse reka rwose nanjye nkumurize nkwiyegereze. Ndabizi wenda shobora kuba ndengereye ariko uvugisha ukuri nta nicyo binatwaye. Oya kubivugisha ukuri ntacyo bitwaye. Urwo rugero ntabwo ndarugeramo. Ariko baraterese cyane. Baraterese sibyo? Ariko jewe hari intera cyangwa se hari intego nihaye ntarageraho nta naho ndageze. Hari intego nihaye ntaho ndageze. Ibyo rero nta mwanya wabyo ndabona. Cyamaye. Cyari kimwe kabiri. Uracyari mu bukode birumvikana? Ndacyari mu bukode. Ubaye mute rero numvise hari utwugerageza gukora no gufasha abana bakiga n'amanota nagende ba birote zabo igihembwe gishize uko bakoze ni sawa. Ariko se ubwo buzima bwo buzarangira bute rero bwo kuba ukiri mu bukode? Ubuzima bwo kuba nkiri mu bukode bwo urumva ni ikibazo gikomeye. N'abana tubana mu bukode wumva wayibagirira mbese urugo rwawe. Numva nagira urugo rwanjye nanjye nkavuga ngo ndahangaha aha ni iwanjye niyo napfa abana banjye naba mfite umurage mbasigiye. Icyo nicyo kibazo rero. Ushobora no kuzashyingira bikaba na byiza n'abakwe bawe n'abakwe banjye bakabona ko aho bakuye umugeni cyangwa umukazana wanjye ataje ahantu hasuzuguritse. Umugabo we cyangwa umugore we afite aderese. Burya rega umupanga nta aderese agira. Ejo n'ejo bundi arimuka umupanga nta aderese agira. Ariko dusubiye inyuma gatoya wenda mbere yuko dukomeza gatoya tugana no ku musozo. Ubundi ko abona abana bawe ubwo no kuvuga ngo nkurikije uko wambwiye umugabo amaze imyaka 18 ariko uriya mukuru amaze imyaka 20. Yego. Umutoya wambwiye ko ari 18. Kuvuga ngo ubundi yaguciye inyuma rero ugifite uruhinja. Nahavuye ahubwo ntwite. Nahavuye ntwite. Ibaze kabisa. Nahavuye ntwite inda y'umutoya. None se ko mbona n'ubundi ukiri mutoya usibye wenda kuba waratamiye wenda Imana yaraguhaye amafunguro ariko abamona ukiri muto. Imana yampa mubiri ntago ari ugutamira. Wari waragiye uri muto rero? Nararongoye ndi mutoya. Okay. Ubu rero urifuza ko abana bawe ariko nturire hari ukuntu ukora mu jisho nkagira impungenge da. Ubu none urifuza rero ko abana bawe wabageza he nibihe byifuzo horo usengera muri make uvuga uti Imana akanuka vivura ukavivura naka nako kakavivura ndetse na kariya byose ukabishyira ku ruhande zagushimira. Ibyifuzo byanjye mfite mu bushobozi bwanjye. Yego. Nta bushobozi mfite bwo kwishyurira abana banjye wenda kaminuza. Mba numva icyama wenda nk'umuterankunga akanyishyura abana kaminuza. Ekada bakiga bakarangiza nkabona ko barangije. Umuterankunga wa undi zavuga uti nangi wabo w'abakuru sinjya mpazira. Oya wowe rero yabagiye kubivanga. Oya babivanze rwose. Uwo ngo ntawe nshaka ufite umutima wa kimuntu. Umubyeyi kimwe nawe. Umubyeyi kimwe nanjye ati umubyeyi reka mufashe. N'u Rwanda mu mwana we ni Rwanda rw'ejo. Ejo yagira igihugu akamaro reka muzamure. Ukuvuga ngo ufite ubwoba nubwo muri segonderi ari sawa unavuga uti biragize ariko ufite ubwoba bwa kaminuza. Ubwoba bwa kaminuza ndabufite. Oya wikiheba rero kandi Imana n'imbarana. Ikindi nkabona wenda ahantu mba nkavuga ntaha n'iwanjye sinkodesha uko haba hameze kose sinkodesha
aha ni iwanjye. Ibyo nibyo byifuzo byawe? Nibyo byifuzo byanjye, natuza. Nibagiwe n'akandi, nkabona n'ikindi kintu nkora gifatika kinyinjiriza ku buryo ntunga abana banjye. Kandi disi wa mugani muri banki bishobora kugorana kubera ko nta n'inzu ufite. None se nagwatiriza iki? Yego bandi. Nta ngwate nagira, navuga ngo ngiye gusaba credit, nta ngwate ngira natanga. Ubwo mbese ibyifuzo mfite ni ibyifuzo bitatu. Abana banjye bakiga kaminuza, nkabona aho kuba n'icyo gukora gifatika. Imana izakubashisha kandi urugamba warwanye rurakomeye kurenza n'urusigaye cyane. Ntabwo ari Imana yagufashije muri ubwo buzima bwo kurera abana ukabageza ahantu nawe wumva kugeza ubu ngubu uriho ubwira Imana uti warakoze Imana n'ibindi zabikora. Ahubwo reka dusoze uduhera ababyeyi message bacika intege ngo umugabo arantaye, ngo ubu buzima burarangiye, rimwe na rimwe ahita yishora iriya, ubwo umwana w'umukobwa nawe agakurikiraho, umuhungu ku biyobyabwenge akagenda. Duhera inama aba babyeyi unabaganirize kandi nuza no kutwemerera. Icyo nabwira ababyeyi bagenzi banjye ni ukudacika intege, kuko muri ibi bihe bya none ibibazo mfite ababifite ni benshi bagiye bahura nabyo, ariko inama nabagira ni ugukomera, ukumva ko utazabaho kubera umuntu runaka utegereje kugushyira mu nzira mbi, mu ngeso mbi, kugira ngo ubashe gutunga umuryango. Nkababwira ko ibyo rwose ntabwo ari ibyo. Iyo ukuye amaboko mu mufuka ugakora icyo ukoze cyose, n'Imana iguheramo umugisha kikagenda. Niyo nama nagira ababyeyi bagenzi banjye, bagaha abana babo uburere buhamye. Nk'ubuhamya mbahaye bakakwiye kunyumva, bakavuga se uriya koko intera uko yatangiye n'ubuzima arimo we kuki yabishoboye. Nabo bakagendera kuri iyo nzira. Reka rero tugusabe nutwemerera telefone zawe dushobora kuzishyira mu rubuga. Hari umuntu wakwaka inama akavuga ati wa mubyeyi we uri imfura, dushingiye ku kiganiro tugiranye, umuntu wese yakugira inshuti kandi y'umumaro, inshuti yakifuza kuba yayungukiraho byinshi kandi byiza. Kandi bashobora kuba ababyeyi kimwe nawe, bashobora kuba urubyiruko bavuga bati mubyeyi twagukunze natwe, bashobora kuba n'abagabo. Ntituvuge ngo abagabo bose baza bafite ibyo bibazo, hari n'umugabo wakubera inshuti kandi ziza. Yego muri rusange utwemereye nimero yawe twazayibashyiriraho washaka kukugisha inama. Nta kibazo mwayishyiraho cyane ku burere bw'abana, mwayishyiraho nta kibazo. Turagushimiye rero kandi tukwifuriza amagara mazima n'ijambo twasanze abakuru bakoresha. Murakoze cyane. Yego sava. Murakoze namwe twabishimiye. Sava, merci. Namwe bakunzi b'Umwana TV tubashimire cyane ku mwanya muduhaye mu kiganiro. Twari tugirana n'uyu mubyeyi mwiza w'imfura kandi urera koko bihamye. Ababyeyi benshi muri kino gihe muri gucika intege ku burere n'uburezi bw'abana banyu, mwibarutse kandi nizo ncungu zanyu. Ejo aho uzaba udafite imbaraga zo kugira icyo wikorera waricunguye. Iyi taranto yacu rero cyangwa yanyuma mukwiye kuguma kuyisigasira. Impamvu tuba twaganiriye n'ababyeyi nk'aba wari uburyo bwo kugira ngo tugume twubaka abana. Murabizi abana benshi baba mu biyobyabwenge, abandi bavuye mu ishuri, bamwe muri bo batewe inda, abandi bateye inda, abandi birirwa mu mihanda. Ibi byose murabizi mu by'ukuri ntabwo ari agaciro gakwiriye ababyeyi b'i Rwanda. Kuva na kera na kare muraba agaciro, kandi niyo mpamvu tuba tubaka n'ibitekerezo. Reka rero tubashimire umubyeyi, tuganiriye neza kandi tumushimira. Nimero ye twashyize hano kuri runo rubuga, ushobora kumubera inshuti, ukamubera umujyanama, ariko nawe ukamugisha inama, cyane ko ibyo atubwiye birakomeye. Hari umubyeyi watekerezaga ko kurera nyine ngo ari ugushyira ibyo kurya hariya bikarangira, ariko urumva n'amashuri ku bana nabo no kubasirimura. Nitegereje birote zabo ndumirwa, n'abana b'intyoza kandi bafite byinshi ubona na mama wabo ashaka kubagezaho. Reka rero mu by'ukuri tumushimire cyane. Ushobora kumuganiriza, ukamuhamagara, ukamwandikira aho waba uri hose, ukamubera inshuti. Ushobora no kumwunganira, ariko kaza neza nyine kuko mwumvise ko afite ibikomere
ushobora kumwunganira ukavuga utari ku bundi reka nanjye nkugirireho umugisha nimba koko uri umubyeyi mwiza utuganirije ikiganiro nk'icyo reka natwe tugusapotinge aba bana bawe koko nk'uko ubyifuza ejo habo hazagende neza ukamuremera. Erega buriya inshuti iva ku nzira kandi inshuti iva ku Mwana TV. Tubashimire cyane rero, tubifurize amagara mazima, ibyo mukora byose Imana ibyishimire. Ndabakunda, nitwa Emmanuel Kanani, ndabakunda kabisa byimva mutima. Ikiganiro nakagaruka.